Okay, mwiriwe se. Meze neza. Ko muri mutiye cyane. Cyamwarwa. Mwatonganye. Ya. Kare bimeze ute? So. None utari kuvuga sikonze kugira umuntu. Byagenze ute? Ndumva bimeze nabi. Urashonje se? Ntagwatetse? Ntagwatetse? Harabura iki? Mfura yo guhaha kumutampamagaye ko ntazira imisitoki nkomeze gute kumutampamagaye ahubwo ugira ukugira vuba aya ndende bitangiye kwanga. Mwese muri sere mu by'ukuri murasoma ntawe byageze kure ahubwo mwana ntarukundo ko numva ari danje mwana muje muhamagara kugerera sibyo namubonye mu byo muri stock byashize muje mumbwira nirize amafaranga mwana ko ufite isanese ya rero mureke mubwire sibyo hari ibintu numva mukeneye se mwana mumbwire ahubwo wewe numva bangara ibintu ashaka kukubwira ako ngiye yanyihoreye nyine aba yanyihoreye ngo ngiye ndi muto ntacyo namufasha niwe yashaka ko nyine mubivuga naho se yajya amenya ko uri umuhungu se sister mbwira niki si ushaka kumbwira kwisukisha okay hanyuma se wowe njye ndumva nta n'icyo nari kumufasha se nanjye ko imyenda yanjye imaze gusaza nanjye binyeneye twenda twambara tu tungu tutangiye gusaza n'ingi nari nsigaranye wowe se ukeneye iki Ngiye n'amafaranga y'ishuri bamaze igihe banyirukana. kari kuvuga ko afite isoni ajya ngo ni garape rero kuyaka ariko ntukagira isoni nese twagira n'umunyamahanga ari kubwira serious aba yatinye no kukureba. Okay nta kibazo byose ndaza kubikora bazigoreza amafaranga nzi ko neza sibyo yego ya rero amushitangiye kuza konsora hano kanze mboneza amafaranga basha muri neza kamwe ibyo benda bishira koko mutarambwira simuzi kanje mu byo musigaranye cyane turanakubaha ahubwo nyine ubu ni we papa ni nawe mama na undi muntu nyine dufite kubita amabito. Okay sorry simwagenda se muje gwa mama mujyana mwese waje no kwikorera ibyo kari sineza none murishimye nitwe turaseka kagoshimye so agukora konta ngo mugere ntari amutwiye kuza konsora none Karibi yego uva rero mama kami hari umugabo mwiza ntabwo nicuza rwose kuba naragushatse ariko nanjye sinicuza uzi impamvu ushira karamenye kuva nagushaka twagize amahoro nukuri pe twarungutse mu byo twakoze byose oya ntacyo mugenja nanjye umugabo mwiza kuva mudamu icyiza cyose wumva umutima wawe ushaka kibwira amafaranga arahari umva nsaba no kuguterura nzaguterura urumva umugabo wanjye rwose nawe urashekesha nk'iby'Aburahamu ibyo birambararamo kubyumva kubyina bikaba byaranze gusa ndi munini wavuga ngo wanterura ukavuga ngo ntabwo ubyibushye iyo taye niyo nziza kandi nicyo nagukundiye seko mbasha kuguterura tugakina umva nubwo ubona tungana dutya dufite n'abana bangana gutya ariko ndakubwiye nawe n'ubwawe umwana wanjye rwose umva nanjye ndagukunda umugabo mwiza siko naho wagira ngo usiga korana bya bindi by'abasore ngo yiba ari body yiba ari izi gute ubonye iki ati narengeze ngenda nimenye nk'ifu none se abana kubona bawugiranye umva uyu mukobwa na musaza we baba ntabwo bamenye ibyabo
bimeze bite ba ni byiza mama tuba dukumburanye niyo mpamvu Fabri na none ko wigikanye mushiki wawe murimo murakora iki ndabona byanamushekeje ubwo mutumye binkora turimo tuganira umushiki wanjye arimo arambwira nyine mba ndi kumwereka mba natembereye mwereke iki se yego kunyemba hano hari ikiyaga gihari yene ndamubona uri kumwereka ngo yawe yari yaragiyeyo ari kunyereka nyine kumbwira ko nanjye tuzajyana wari uri kubireba hehe kuri telefone abantu bacu barakundana cyane ntabwo ariko mwari muhozemo nawe urabyumva urabona mba niriwe mu mirimo ni weekend nibwo mba mbonye akanya ko kwita ku muryango ibyo ni ngombwa mama karamefa ase kami kadashaka ariko se umwana wanjye uramurambiye umwana wawe wapanga murambiye ubwo nshaka kumenya niba ufite shit ushaka bofure ubu nyine ururina shiki wawe umwe rukumbi rwose ntagira guhe bofure n'ukuri nshaka uko nanjye ejo bundi aza ari kumbwira mwereke mubwiye niba nanjye nyine aracyari umwana nta ubu byashye nyine nawe ako kawamugani fabaranyibukije uzi ko ugize imyaka 24 kutanyereka umukwe mwana wa ndacyabitekereza ariko surprise ndabatungura yego vuba cyane ariko ese Fabri uyu mwaka ndizera ko udashira mushiki wawe uramurambiwe vuba cyakera ariko aragucura se ukunda mwana wa nakoze ntago murambiye igihe yambaze gusa nyine njya nagira ngo abagucura kuko mba numva umwuhura ngo washake agire gute wapi njye nabonaga nta kibazo nyine hari igihe mba mbona nawe aba yigunze aba ari wenyine ubwo mbega ushaka ko tuba turi kumwe yego reka ibyo ni ibyanyerekana kami yatubwiye ko azadutungura hari ikindi mutegereze ni surprise reka kubyivangamo Bebite, ya mwese se mugore mwiza uzi neza mugabo wanjye. uri amahoro Mama, mu rugo byifashe gute se nubwo byifashe neza. Ako ntabwo ari neza cyane. harabura iki Dushaka kubyara undi mwana. umwana none nta kandi Yego. ese ntaduhagije Yego kumana umwana umwe koko. Kamwe ntuzi ko ari kamwe na busa njye ndashaka umwana. oya ese uyu nguyu twamubyara aho tumaze kugera none urashaka ko tubyara undi ureba ukuntu tumeze ureba niba dukwiye kubyara undi mwana nawe No shiri umutungo wa mbere n'abana. erega kubabyara nta kibazo ikibazo no kubabyara nta kintu bafite urashaka ko bangara bakajya mu muhanda se Ako si kuki urakora nkakora turi bazima tugomba kubyara kandi njye ndabishaka kandi ndagusabye umugabo wanjye. warazi tukaba tukamucira inzira se akazabona aho azanyura ko nuna na Jean Marie nawe kugira ngo akure hari aho twamugejeje hari aho yavutse turi Shiri umwana umwe koko. nyine nagara umwe ndetse arabwo tugiye kure cyangwa dufunze urubyaro hari ubwo uracura se Oya ndashaka undi mwana. none se wabaye muritse Jama. Jamari. ara Ngwino hano. umuhungu wanjye arashaje shanga urashaka kubyarira hombi Jama ntabwo ushaka karumuna kawe cyangwa agashiti kawe. nanjye mba numva mukeneye bamukeneye nyine karumuna kanjye tuzaza dukina Kamba ushyiremo imbaraga rwose turashaka umwana. azi Jean Marie mwana wanjye kureba umaze gukura nubwo wenda ukifite imyaka mikeya uwo murumuna wawe uramushaka byo turabyumva ariko tujya kukubyara uzana twari hasi ariko twaraguteganyirije aho uko uzakura buri kimwe cyose nyine wahose twaragiteguye kandi urabona ubu turacyari hasi ntabwo turagera ahantu tugira ngo tuzamuke tubone kubyara undi murumuna wawe nawe azaza aho ndagashaka ni ukuri mba mfite irungu njyenyine mu rugo nta muntu dukinana hari ugeze mu kangahe Mwana wa ndumva ugomba kuba ukeneye murumuna wawe. Fasha papa wawe. nyine murumuna ndabyumva aramukeneye pe aho kuba mukeneye ntabwo twe tumubyara nta hantu turagera Asa mugabo wanjye. Mbabara umutungo wa mbere n'abana kandi ndakwinginze ubyumve nk'umugore wawe. Barunega amatwi ndashaka umwana. kereka niba ushaka ko bazangara mu muhanda Tuzakoresha izindi mbaraga akana kamwe koko
ese tuzakoresha izindi mbaraga ubu nibura ugeze kuki dukurije aho Jamara ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza akeneye kujya muri segonderi kandi iyo segonderi azayiga kandi murumuna we nawe hari murumuna reka tubanze twite kuri Jamari na murumuna we nawe azaza mugabo byo wibibara ubundi biri umwe birya babiri mbabara ndashaka undi mwana rwose byo mwana rero banza wite kuri ubu ngubu Jana mbona mfashe papa wawe mwana we papa bashaka kana ruru rugo njye njyenyine nshaka n'akandi kana tuzaza dukina. Okay, kanjembe ngiye kubategurira neza ngari mwe muganira Jamie rero mwana wagira hino mutaya mwana wanjye rero urabona njye na mama wawe twabaye mu buzima bubi sibyo tukubyara twaraguteganyije nubwo twaraguteganyirije ntabwo twari tubayeho uko twifuza cyangwa se ngo tugere aho twifuzaga kugera rero murumuna wawe arakenewe kandi azaza vuba bidatinze ariko reka ubanze wige banze tugira ahantu tukugeza tubone kuzana murumuna wawe sibyo mama wawe ntabikora uvuga ko tugiye kumubyara kandi vuba bidatinze ntukagire irungu urabona ko uri no ku ishuri wowe ujya ufata amakaye yigemo ntukarangarire muri televiziyo ahubwo ujya ufata amakaye ugire twose mu byo wize uzatsinda ugire nk'aho natwe tugeze tugucira inzira mu mwanya sibyo aho ugenda ugira ikintu ufasha mama wawe injira Bogari Weze gutesera muhungu wanjye kwatinze mwana abasha nagutinda mani imihanda yabaye miremire kabisa imihanda yabaye miremire ndakubona umeze gute se shameze bo hanyuma simeze shana njye ni fresh urabona ntameze neza se watinze wacyana cyara ubanda muri gym se shawapi wabona nabanje kunywa amazi kabisa urabona kunywa amazi okay amakuru mwese se shana fresh kabisa ndashaka mukatira no gusaba wamujama wanjye kugira ngo nyine tuganire kuri ya gahunda ese uko nuko bamushaka kwiga iteramakofe warigiyemo byarangiye gute niyo gahunda y'uku kwezi kabisa niyo gahunda nshaka kubyiga kabisa ariko wabonye cyagiye igihe tuje kureba yabwisinya y'abajama numva wa mukino wabo wakina wabonye irangome bakubise iramujama narayibonye nanjye nshaka kumera nkora kabisa bamukubise knockout ndavuga ati ni inkumi kabisa ariko nanigiye kure mbona rukuba ngo nyine ngo nashaka ngira ngo uje kwiga ibintu bya box wakoze ku mufungo box niyo nziza mwana box niyo nziza nyine uba wiyumvamo ukuntu nyine ubumva ewanyu box mbona ariyo yambera kabisa urabona ntayishobora shaka abanyizo byoma utaza guteka serious njye ntabwo ibyuma se hafi ntabwo ibyuma pa okay so rero noneho reka tuje kumusura sibyo reka tucomoke nyine tuzangira tubure uje kunsura n'undi twite mu jamani okay ari weze natangira ubundi munyerekere hano ubundi byagenze bute munyereke utuntu mwakuye nanjye ndebe nzagereyo ndebe ushaka kubireba se nyine nshonesha ujya nzaza wenda mfite mvuga ati ngewe nabonye bimeze gute mvuga ati ni sawa munyereke turebe utuntu mwakuye yuko nanjye turi bwanyure narangiza ewana buryo nanjye ushaka kubimenya ushaka kumenya kumva nzaza nishimye nyine ewana mbameze nk'ufite aho meza kari mu banza nabi ture Wow.
ka kantu sha munsi se munsi nasty one kwereka wanaye nawe dukwereremo nawe nta kibazo sanzwe okay wala uraturomeshe yazi gari vuba gari yagiye biriya wallahi shapa boy wallahi ariko watwibye man twibye akantu katamaze nk'amasegonda wallahi bariya nibyo barisende man wesha yamaze tese urimo kunsubiza anona gusiza se ibyo nasize mubwiye gukora mu bikoze none maje kuri cyane se aho kureka kumva ibyo birirwa mu bireba se hasa abana badukunga ninde chef wagisanze ninde mwasanze nzi ndise niwe master wao afite dani basanze niwe master afite dani zingasha dani tuwe mukanda ntabwo mutoza kumva twiyereke turebe twiyereke nyine ka chef wao ariko ntubibe nuko watwibye nta kibazo yabibye mu kanya ariyerekanye aratwiba gera turore Bego Rwanda none nanjye reka mbere oya reka mbere banduhiriza nawe mane barakubanza cyanyura bari ntago muremera se uraburi baba we mu minsi iri imbere ninjye uzimira ntago muranyurwa se berekana kandi reka kandi kamwe nari cyaje mana yaje agashireho nawe twatwite kumbona sha mu minsi iri imbere nanjye ninjye uzaba uri muri oya bereke man bereke cyakora bode yanjye baba we nawe uzabimeza na se utazanyica mwana gidasha none se harya ngo bazita ngo iki mwana ndiraba agenda n'amabere ariko ndabona hari umuntu wakuriye muri mwebwe ndagasinginge bera ndagase ngo nakurashaka ko namukuru wacu atwirika njye niwe ndi kubona ari izi njye murabona sari kirimo wapi ntacyo ubona sirase ntacyo do ishati iri kuguruka mani mondeke nawe yereka abana ibyo byihorera gushaka ko mbere kasi nanjye nabiyeretse yabaga bakwatse nibura bagira mutazagira sha gushaka kuzaje gym se ndara gukora kano akana nkururamo ndamushaka kureba se do hano kimuri sigaki nyambika ni igitera nyambika sigahagije se yo umva nyine ngiye n'abavandimwe banjye turashaka kujoyininga club yanyu ya gym uburyo natwe twongera kubareba ya mufite mutuvana vuba mufite ku ngufu tukagira gym muzaze tubigishe guterura gusa mukanya mbabone mu rugo mbatangiye sasa twagiye mana
sange bitarara kabisa bari abana bageze kure abana bana tugire tubashyire muri noza biterera icyuma ni neza se the fresh abana bashite banyine ndabana na buri munsi banyita Ajay oro kutumasa ni ngombwa kuvuga kama bitari ngombwa cyane ya ariko nyine byiza nyine cyo twari kimba bitakwangamiye reka turebe basi sinama ndakuvugisha basi kumwanya ni ngo nta mwanya cyo kwamvugisha okay sister fasha kama nimero nga nimero biri ngombwa gusa n'ikirabo ugiye kumbwira nyine wumva duhuye ugahita wumva nko gusaba nimero ya urabona ndi kubona abagenzi banjye sibyo wenda ntakugoye wamanimero yawe akasikuvugisha mbanyuze amatsiko y'ikintu nyine uhuye n'umuntu rimwe ugahita ushaka wumva ya nyine wategereza ntabwo ari bwa mbere nkubonye ngo inshuro nyinshi nanjye mfitiye amatsiko sawa Hello? Anyway, neza. Ntacyo ndicaye mu rugo. Yego. Nanjye nari ngukumbuye cyane. Cyane cyane. Oui. Yambwiye Lily love you more Nego mu rugo ndabitekereza ariko nza gusura apana aka kanya ntacyo nakwima bebe wanjye mwego grame nakoze ndakunda nyana bito bibi wanjye wamvugisha man wa mutipe birangiye herekeje cya cyana sha mwihangane nabatindije man nabatindije umwana umugejeje nabatindije man ibyo sinigije hari ko nizere kutanyumvisha ndi kuvuga ngo uri matene ngo kira ngo ndako karakana ariko ntarebe naka ni bumwe mu mushamba bw'ibavu ndende mu ntago ari nk'umwe wanjye nako ni diane dimbavu ndende ntago ari nk'umwe wanjye mwana ariko sikona kana gafitemo no hatoye imbavu ndendesha ibyo arakugomba kwanda kuri bigatuma yanga umugore dore none se ubundi uravuze ngo ntago ari nkawe wundi ntago ari nkawe wundi wanjye mwana yaze umuntu wangana aziko no ese mushatse utamureba kandi afitanye n'umwana mukuru ushaka imyaka 15 wanyine ajya kumushaka ntabwo yamurebaga bana namushatse ndi mu bukene mwana nabonaga azi gukora bya dani ndavuga ati reka mushake dufatanye tuvuga twakwikura mu bukene ndavuga ati mukiga sinamusiga kabisa agukuyera hibagiwe usangiye bami uzi none uzi ntota ndiho mwana gukurikiza umupeti wanjye mwana kandi igipeze kigize imyaka 16 byose bitwaye
mani kubyarana nawe mbatse ndabona nta Tega rumva mu umuhungu wanjye sibyo urabona ngiye nkunda abakobwa barebare b'imbavu ndende bafite mu nda zero mbese umukobwa muremure ngiye ndamukunda byakanje urumva uvuga ngo rero nawe uriya wamuzanye kuko wamukundaga nanjye wo nzaza nambera mubi ubwo nuko nyine nambera mwiza nzashima Imana uvuga ngo uriya mugore wazanye wamuzanye mu bukene ariko aragufasha muva mu bukene ese mani unazo uragira ngo tubyarana undi mwana mani niba ukunda umugore gute mutabyarana ese umugore niba gukunda gute utamukunda kandi wamuvanye iwabo mani namushatse mbona azi gukora oya urabyira urarwana bakunda ugora gukina kongo uriya mugabo rukuru ufite icyana gifite impano gasiya ufite waje mani arashoboye ufite icyana gifite impano mani ugomba kumuzana muri karabu tukamwigisha gusa mani ibyo nibyo n'ibitekerezo sibyo nawe ufite umwana mukuru n'umusore kandi umva nk'umumera bakina kandi kabafasha ibyo n'ibitekerezo nibyo bavuga ngo wamuze bita mukunda abyara umukobwa mwana nasera kibyara umukobwa kandi kubyara nanjye habyara Imana mari ntago habyara abantu gerageza nyine ari gihe cyane Imana ko Imana ifasha uwifashe oya ahubwo reka mbereke tega mani gerageza sibyo gerageza ukunde umugore wawe kuko neza uzazana umugore umusange akoreka nkwereka ikindi kintu cyo wasanga bagenda bafite utundi tudiro ku ruhande baba bari kukugira nawe ugasanga urimo urashingirira amashyi uyu muhungu ndamuzi twarakuranye mani genda ubihindure kagende ndebe tugane wenda wasanga ubwo bizava oya dukomeye muramberekeza tayi duhuze mu kanya mwana sawa yewe imyaka iranze baye myinshi pebi ku myaka 15 irashize njyaye umuhungu wanjye wa mbere none umugore nawe ari kumatira ngo tubyare undi mwana wa kabiri kandi nta gahunda afite yo kubyarana nawe namushatse mbona bizavamo ariko ndabona nta gahunda y'ito ese ubundi ubu ngubu abana igihe gishize nicaye aha ngaha ataraza shiri waje ryari naje ntundeba se umeze neza meze neza se ko ndutishimye nabuzwa n'iki kwishima kandi ngufite ese wowe cy'umugabo mwiza ntacyo nawe utishimye oya ndishimye none se wenda reka byinshi wabuza ka kabazo nakomeje kubaza cya kibazo cyane cyane ase umwana turamubyara none aha bigende gute mbabura ndashaka umwana umugabo mwiza abana uwa mbere waretse nuri akabanza agakura mbabara ndakwinginze ndashaka kubyara kandi barabumva icyifuzo cyanjye Jerembo mbona kubyara vuba nta kintu byatugezaho imyaka 15 irashize ariko reka tubanze sheri mbabari umuryango n'abana ubutunzi n'abana mbabara wubahe icyo musaba niba unkunda izo nabo nta gukunda nkaba mbana nawe ndakwinze rero mbabari yahumura okay wakoze umugabo wanjye urabona kamikazi kana rukundo rwanjye uzi ko nahoze nibaza ukuntu twahuye bwa mbere buriya nari nzi ko nimubwira iby'urukundo utari bubyemere kubera iki se kubera ukuntu wasaga erega nawe wari nabonaga tudakwiranye nawe wari umusore mwiza cyane ntukabonaga iminsi majije kuturya nawe wari umusore mwiza buriya rero reka nkubwire nuko utari umugabo bwote tabirabona buriya nagiye kubikubwira hashize igihe kinini hashize umwanya munini mbitekereza yego ntabwo nari nzi ko wabyemera ariko nagira ngo umushimire buriya wambereye imfura pe burya rero wajya guca muri harya ku gipangu cyo mu rugo kera buriya nari naragukunze kera no kutanunariza ni ukuri nari naragukunze kera pe rwose n'ubu ndongeye ndagushimye cyane kuko ndumva ubu mbese iyo umuntu abatijwe baravuga ngo yabaye icyaremwe gishya ubu nawe ubaye icyaremwe gishya urukundo rwacu rutangiye ibintu bishya shiri wowe wemeye kunkunda ikigabo cyanjye cyarantaye akanana umwana w'uruhinja
ukansanga ndi mu bikomere bimeze kuriya ukemera ukabyomora ukamfata n'umwana wanjye ukankorera ubukwe twatugejeje uyu munsi tukiri kumwe urumva atari warankunze kundusha koko reka nkubwize ukuri iyo umuntu akunda ntakunda igice niba naragukunze nagombaga no gukunda umwana wawe kazagira umuntu ukubeshya ngo agira urukundo kandi akunda uyu akanguriye oya niba uri umugabo ugakunda umugore kunda n'ibyo byose nabe bose ubwo rugo nirwo rukundo n'Imana yemeye kunda kumenyesha ko nawe uri umugabo udasanzwe oya nawe uri umugore udasanzwe igihe mbikubwira ugahita ubyemera buriya waranshimishije cyane urakoze Imana iguhe umugisha sister hanyuma se urumeze ute mwana umeze neza rero nagira ngo mbwire sibyo ni umuntu ugiye kuza hano umukobwa adakunda nishira wanjye muri make urabona ni umukobwa ugiye kuzaza kuba hano minsi mikeya nshobora kuba mfite ariko nyine ni umukobwa w'inzozi zanjye bitewe n'uko rero numvaga biri ngombwa ko nabikubwira agenda kuza hano okay adusure umuntu umwitwareho neza sibyo ikibazo rero ni uko igihe cyose umeze ukuntu njye mushakira akabyeri se okay sawa rero ndeka kanumva niba yareka muhamagara nyine numve injira Meses. Meze bom. uramusubikira imuhereza umuhaye akabizo yo kungiye watasha umuhaye guca agwe mukanya gomba sentene warurikira mukanya ndahagwane do ugashiza hano ndakihaye sha okay bibara mustase neze neza you ni sister kwitanze cyane mumanze mwibwirane nuko tuvugana ibindi neze kwitanze cyane kego gusa ibyo bintu urumuzabishobora mpaka ukeneka ntabwo ibyo bintu nyine nishyiramo courage ushabuka gusa wajya uhora witonde ibaze umeze gutya kumwe na musaza wawe twishimiye kubamenya witwa gute witwa kandi nanjye witwa Josiane twishimiye kumenya no kumenya mwese ikibazo natwe turakwishimiye yego no kuritonda nyine cyane mani urumva nyine niko yavutse meze tugwaje kereka najye yongeraho gakeya basi basaza rero nibo bingurutse ariko ni kuke nyine ni nyamwari nyine no kwitonda ariko nabindekere yego nyamwari nabindekere ndayadukora ariko nawe yongera umuntu nanjye kujya gusura hari ikibazo ngiye ndi gusura muri Uganda ni umushuti wanjye mushuti wawe mushuti wawe yagiye gusura umuhungu kuki uvuga ari umuhungu utangiye kuburana none ngombye kumva umwana okay sana kibazo none se ngongera nawe abandi bareze abandi bari kudasubiza abandi ntabwo nzi iyo bagiye bashaka kuba bagiye kuza nese sho robotese nize bo ari mani karakane karito ngo ntabwo watumvishije ibingurutse nyine nk'ukunge ahubwo utazamufata nabi tukari uye ntabwo nzamufata nabi nyine ntabwo nzamufata nabi ariko none njye ntabwo twabona neza kuri zamucanga nyine ariko nyine turondere ngo kumve nakuvugisha kuri kandi ndo bideze neza bo yego do ubona ndamenya nkurikira biteze byiza neza neza ya
ko tutabamenye se Utamenye mutatumenye yego se nivuge iki niwe ugombye kugira ibyo kubwira ngenda umushyitsi none se ngo nyumvira kandi ngenda umushyitsi wamwibwiye okay uyu ni shirabanyuma sibyo uyu ni umukobwa dukundana ndakeka dusa nka turi no gupanga kubana mu minsi iri imbere yego maje mu mwita wenyine uyu niwe tugiye kujya tubana ubuzima mugiye kujya tubana ubuzima bwa buri munsi muri umuntu wawe hese murakere mu mihanda cyasiye mu mihanda we yasigaye kwa ko sinzi ukuntu umuco mose nyine ngiye numvaga icyaka kinyishe mitunze kubanza kunywa ku mazi aje kunywa ku mazi yego okay uyu ni girlfriend wanjye ni uko badukundana umumenye aho umubonye hose uzamenya ko ari umukazana wanyu turamwishimiye mwana ndabishimiye ko mwebwe murivuga ngo njye yarambuze ngo munyeho ni none ariko ya nyine yambwiye okay nitwa Kami yego nanjye amazina banyita Pacifique nishimiye kubamenya nishimiye na famille yanyu byose turabishimiye kabisa natwe twungutse undi muntu mushya ni byiza yego gikame ngiye mu gikarira no muganira murakoze ngiye musuhuza namusuhuza cyane gusezera natse kuba bateye ubwoba muya bitwaye neza ibihe byose muya nabane rega nuzi ko ari igihe basira na mushiki wabo akazi ariko rero ntabwo byabura ngo nje uburanira nde ngo naki system agomba kurengera agatwa n'uturara niyo mpamvu akora nyine buriya bakabaye nyine bamukanga kuri ako ntavuga nyine ahorana ubwitonzi bugashira rero ubishira kubera gusaza utazamamura shaka usanga umugabo uzamutwara agatwara kubera iki bamuke ahubwo se ndasaza be ntabwo baba mwanze ibyo tatuberetse bebe basaba kandi gato ngo tutangiye kwita gato nyine tutangiye kwita gato karohije umuntu mukundana nese twavanga tukabwira gato umucuma kurera kandi mu cyumba kandi mu cyumba bebe niba uteganya kubana se none se njyana okay ngira nk'akantu tugiye gukora nyine ndaturete tugenda okay ntako bishimye nyine so nkunda hari icyo wanyuma ntacyo kumva ngusha ubwo reka ibindi tubireke ubwo tugenda okay ntabwo nabusuzugura twagiye ngweke igo cyangwa tere oya mami karame mwana wa meze neza mukobwa wanjye umeze ute ndagukunda cyane mba twari dukumburanye nawe kwicarana gutya ese ko bishimye mami iyo turi kumwe mba nishimye akantu nanjye ndagukunda urabisubize kuri imfura yanjye se mwana wanjye meze ute se we meze neza cyane umbwira kandi karame wabaye iki ntacyo ndishimye hari menya washonje oya ntabwo binkora mami umbwire guteze yombi igikoma kumva mufite akantu nawe wasahora sinahoraga nkubwira ngo surprise kuri kuntera ubwoba ni iki sheri ni narakwemereye surprise yego kanya rero ngiye kwereka surprise so mwumva yo kubyara ni byiza mwana wanjye mfite sheri mu kanya nazo kunsura ameze neza ni kogare ni muremure mwiza kumubona pe ku myaka yawe 24 rwose narabikwemereye nawe ni umuntu wamukunda wabona heza oya umva ahantu nawe sugera tuba tugomba kumenya abahungu none se hari ibintu ugenderaho kugira ngo wemere sheri wanjye abana b'ubu ngubu mumenyanira no kuri za mbuga zanyu ntiwasanga utanahazi mwana wanjye icyangombwa ni uko agukunda kandi icyo nkeneye ni umukwe icyo nkeneye ni umukwe muzima nta kindi sawa umuntu wakunze nanjye ndamutegereje ni ukuri uranejeje surprise utazi umva mu buzima
ubundi ako niko kantu nari ntegereje kuzagutunguza kandi nari mbizi ko uzishima. Afite gahunda se? Yego vuba cyane. Nta gutinda. Sinzi umuntu ndi kumva cyangwa ntabwo ari hano. Gusa simva n'umukomanga cyangwa ni cyane hahandi mu baturage. Karibu. Mwiriwe se? Mwiriwe. Wow. Mwiriwe neza. Yego neza. Meze neza. Muraho neza mama. Karibu. Ni karibu iwacu. Mwiriwe neza. Turaho. Bebe ni mama wawe se? Nani? Karame. Oh, ni umwana mwiza mama. Witwa nde mama? Nitwa Ajay. Ajay? Yego. Gusa ibyo ni izina irinde. Ya nitwa Tuyishime Ajay. Tuyishime burya niryo zina rero. Niryo ngiryo ry'abazungu se mwana wanjye. Tuyishime niryo zina. Oh, kami. Bebe. Abonye afite mu meza nyine. Tuyishime. Uvuka he mwana wa? Sako na hantu muzi nibwo bwa mbere mubonye ra? Mbona nyine uhise uhinduka. Nibwo bwa mbere mubonye? Ikintu bwa mbere nakubona ariko buryo. Urabona nibwo bwa mbere mubonye? Ikintu bwa mbere. Muzi hehera. Ukorera hehe? Je nakaze mfite. Mba nibire mu rugo. Mama urabona hari ahandi hantu muzi? Mbona n'isura y'umwana nyizi. Hehe se? Simbizi kubera nkorera mu mujyi nibaje ngo se niba abana bakorera mu mujyi mu matelefoni. Oya. Ndabona iyi sura nyizi cyane. Wasanga ariho umuzi reka ibyo tubyihorere. Mama ngiye maze iminsi hanze. None naragiye. Njyewe rero ubwo naje mitamura n'uwo dukundana. Namusabye ko namusura. Iwanyu ni he? Wacu. Wacu ni Kimisagara. Kimisagara? Yego. Kavukire? Simami ko wabitinzeho. Ndabona ino sura nyizi. Simbizi. Basi suyizi. Uyu mwana ndamukije numva ndahindutse mu mubiri kandi ndabona ino sura nyizi. Nyine we nishaka gusanga ari umuntu mwamuziranye. Mama wawe yitwa nde? Mama wanjye. Nitwa Clementine. Izina ntabwo ndiza ariko ndabona muzi mama. Papa wawe? Papa wanjye yitwa Rugamba. Yitwa? Rugamba. Rugamba? Mujye muri kunshyira muri Rugamba nde? Ya niryo gusa. Ari ry'abantu benshi bamuzi. Yitwa Rugamba akora iki? Papa nawe ukiriho. Yarapfuye. Sorry nimba ngukomerekeje. Oya nta kibazo. Mami ko mbona wago nyine byagutesheje. Ceceka gasheri reka nibariza umwana. Nyine habaye iki? Ya umwana ariko ndamuzi. Umva rate igihungu. None se nta foto ya so waba ufite? Isura yawe ndabizi. Ifoto ya papa se nayo ntago nayoba. Buriya rero ababyeyi hari ukuntu ubona umuntu bigeze aha. Ndumva amaraso yawe simbizo ukuntu ari guhura n'ayanjye bifitanye contact numva itasanzwe. Nyereka ifoto ya mama nirebere. Ifite papa wanjye. Yego. Ariko nibikugore. Oya ntago ari bungore. Nakubonye rwose numva ndashaka kugira ngo mbone papa wawe pe ko ndabona ngwe papa wanjye. Yego ko Mana ishobora byose. Uyu ni Rugamba. Uyu ni papa wawe? Uko byara? Uyu ni papa wanjye. Uyu ni papa wanjye. Bana banje we nizere ko nta mahano mwakoze. Siko mbona biguteye ubwoba. Amahano y'iki se? Amahano y'iki mama? Nese kifoto nyine uyitanga. Oya nizere ko nta mahano mwakoze. Kami. Nyine habaye iki? Nishobora byose we. Nani tubwire. Uzi ko ari we papa wakubyaye. Oya nabyo. Uyu niwe wakunanye ufite amezi. Nene se ukavuze ngo uyu ni papa ni musaza wawe. Nizere yuko nta mahano. Nyine ko uri kuvuga ngo musaza wawe giti kwa papa wawe. Uyu ni musaza yo kwa papa wawe. Ibyo mwakora byose nizere ko nta mahano. Mvangire. Nyine ntabwo byakunda wami. Uzi ko ubu tuvugana yananteye nina. Ayi we Mana ishobora byose. Byakunda gute? Inda kandi ndatwira. Baby habaye iki? Mama. Mami.